Hari igihe uba wibaza uti kuki hari abantu ubona ubuzima bwabo bugenda neza, bafite amahoro, ukabona bafite amahoro mu buzima bwabo ndetse bakora bakanatera imbere bigakunda, nta kibazo bafite mu buzima bwabo. Nyamara hari abandi bakora cyane ukabona barakora umunsi, ijoro, bagakora uburyo bwose babonye, bakagerageza gukora cyane ariko ugasanga nta kintu bageraho, umusaruro wabo ukaba hafi ya ntawo, bikaba ikibazo gikomeye cyane ukibaza uko bigenda. Nyamara igisubizo tugiye kukibona muri iyi nkuru. Dore abantu bagera muri batatu ukwiye kwiga kubana nabo mu buzima bwawe nutabana n'aba bantu uko ari batatu rwose nta kintu uzageraho mu buzima. Ndetse hari isomo ryo muri Bibiliya rivuga ngo uwo azaba nk'igiti cyatewe ku nkombe z'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, amababi yacyo ntabwo ajya ahunguka, kandi ibyo uwo muntu azakora byose bizamubera umugisha, bizamuhira, azagera ku bintu byinshi kandi agire amahoro mu buzima bwe. Uwo muntu uzaba nk'igiti cyatewe ku mugezi, icyo giti cy'umugisha tubonye ko ari igiti cyatewe ku nkombe z'umugezi, ni igiti gifite umugisha, ni igiti gifite amahoro, ni igiti gitoshye kigereranywa n'umuntu wemeye uca bugufi akagirwa inama. Uwo muntu ugirwa inama rero bamugereranya n'aba bantu, uwo basanze, aba batatu, uyu basanze bakamugira inama. Ndetse hari n'amagambo avuga ngo, hari umugani mu kinyarwanda tubona uvuga ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Abo mugendana bashobora kugushuka bakaguta ahantu habi, bashobora kukugira inama ukazamuka ugatera imbere ukagira amahoro, ibyo ukoze byose bikagenda neza nk'uko tubibona, cyangwa bakaguta ahabi mu manga, ahantu habi cyane. Niyo mpamvu ukwiye kwitonda rero, ukagirwa inama, ugaca bugufi, ukagira umugisha uva ku Mana, ariko bigizwemo uruhare n'aba bantu uko ari batatu. Nk'uko hari bamwe ubona ubuzima bwabo bugenda neza, bakagira amahoro ndetse bagatera imbere bigakunda, abandi ukabona ntibigenda neza. Nagira ngo mbisobanure muri aya magambo. Abenshi batekereza ko byose biterwa n'amafaranga. Hari abatekereza gutyo mu ruhande rwabo, bakumva ko ari ukubera amafaranga babaye abakire, babaye abatagire, ariko mu kanya turi bubone ikibitera. Abandi ndetse bavuga yuko biterwa n'amahirwe, umuntu uko yigiriye amahirwe bikaza bikaba. Hari n'abavuga ko ari impano umuntu yavukanye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ibyo byonyine ntabwo bishobora gutuma umuntu atera imbere ngo atekane. Hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi batanitaho, ndetse icyo kintu batanitaho nicyo gishobora kuba kigira uruhare mu kuba umuntu yagira amahoro, agatera imbere, agakora bigakunda. Abantu uhitamo kubana nabo buri munsi, buri gihe, buri minota yawe, abo bantu bashobora kugira ibyo bahindura mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba ushaka kumenya ko ejo hazaza hazaba heza, reba neza ko n'abo ugendana nabo uno munsi. Ese ngendana n'abantu babi? Ngendana n'abantu beza? Nk'uko twabibonye ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Kubera ko abantu ubana nabo bagira uruhare mu bitekerezo byawe, mu byemezo byawe, mu myitwarire yawe, ndetse n'ahazaza hawe naho bahagiramo uruhare. Icyo kintu gishobora guhindura imibereho yawe. Niyo mpamvu niba buri munsi uri kumwe n'abantu bakunda nk'amagambo, buhoro buhoro nawe uzashiduka urimo ugenda uyemera, ushiduke wisanzemo. Niba buri munsi uri kumwe n'abantu bafite icyerekezo, nawe uzatangira kugira icyerekezo cyiza ndetse utangiye no kubyiyumvamo. Rero niba buri munsi uri kumwe n'abantu bakunda amahane, nabyo birashoboka uzashiduka nawe usigaye ugira amahane ndetse wumva ko nta n'ikintu bigutwaye.
ibitandukanye n'ibyo, bihabanye n'ibyo ngibyo, ariko niba uri kumwe n'abantu bubaka ubuzima bwabo ndetse bagukunda, bakubwiza ukuri kandi bagushakira ibyiza mu buzima, ubuzima bwawe buzagenda neza, buzagenda buhinduka gahoro gahoro, ushiduke ubuzima ni bwiza, nawe usigare wiyumva neza cyane. Hari ukuri kumwe nshaka ko wibuka mbere yo gukomeza. Ntabwo abantu bose baza mu buzima bwawe kugira ngo bakuzamure, oya, ntuzategereze icyo kintu. Hari abaza bashaka kukumanura hasi ndetse bakagusiga hasi kurusha n'uko bagusanze. Niyo mpamvu ugomba kumenya gutandukanya abantu bagufitiye umumaro ndetse n'abaguca intege, n'abagutwara imbaraga. Ibyo ugomba kubyitaho cyane. Muri iyi nkuru rero ndashaka kukwereka abantu 3 gusa, ntabwo ari 10, ntabwo ari 5, ni abantu 3 bonyine, ariko niba ubasha kubabona ukabegera mu buzima bwawe, ushobora guhinduka burundu. Abo ni aba bantu bateye gutya: abatuma wegera Imana, icyo ni kimwe; abatuma ubaho neza unezerewe; abatuma ugira intego yo kwiyubaka no gutera imbere. Ni abo bantu 3 mu mibereho yawe nibo tugiye gukomeza tuvugaho. Ntugire aho ujya, kuko ushobora gusanga umwe muri aba bantu atakiri mu buzima bwawe, cyangwa ugasanga uwo wizeraga cyane ari we ugusubiza inyuma hasi y'abandi. Ese umuntu ubana nawe cyangwa mukunda kuba muri kumwe, iyo muri kumwe akwegereza Imana cyangwa akuyikura ku mutima, aguca intege? Ni ikibazo wakwibaza. Ntabwo abantu bose bavuga iby'Imana baba bagufitiye umumaro, oya, ariko hari abantu bafite ubuzima butuma nawe wifuza kuba mwiza. Hari abo uhura nabo nyuma yo kubavaho ukumva umutima wawe utuje cyane, ukumva ushaka gusenga, ukumva ushaka kubabarira abo wari ufitiye nk'inzika, ndetse ukumva ushaka kuba umuntu mwiza kurusha uko wari umeze mbere. Abo bantu icyo ngira ngo ngutangarize, ni impano ikomeye cyane. Kubana nabo ntibisaba ko buri gihe mukora amasengesho hamwe, oya, ahanini ubuzima bwabo nibwo bukwigisha. Iyo bagize icyo bagusezeranya baragikora, ndetse n'iyo bakoze ikosa usanga baryemera. Iyo babonye umuntu ubabaye usanga bari kumufasha, bamuhumuriza. Iyo ubuzima bubakomereye ntibahita batakaza icyizere, oya, ntibagitakaza, kuko baba bafite uwo bizeye. Uwo bizeye ni Imana, nta kindi, ni Nyagasani ubashoboza, ubakomeza. Niyo mpamvu nawe uba ukwiye kubigiraho ikintu gikomeye cyane. Urababona ndetse ugahita umenya ko kwizera Imana atari amagambo, ahubwo ari ubuzima babaho buri munsi, ari ibikorwa bakora buri munsi bibazamura. Ariko hari n'undi mushobora guhura, iyo muri kumwe ikiganiro cyanyu gihora cyuzuyemo amazimwe, amaganya, mbese ukumva ntibisobanutse, ukumva hajemo nko gusebanya, ndetse ukumva wakwanga n'abandi, kumva nta kintu bimaze, ndetse hakabamo no kuba washinyagurira n'abandi ubaca intege mu buzima bwabo, ushaka amayeri yo kubona ibintu bidaciye mu kuri, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko buhoro buhoro nawe ugatangira kubona ibyo bintu ari ibisanzwe, kumva ntacyo bitwaye. Hari icyo bitwaye se? Ntumenye ko umuntu adahita yangirika uwo munsi. Ntabwo umuntu ahita agenda buri munsi, ahubwo atangira yangirika gahoro gahoro. Ijambo rimwe gusa, inama imwe mbi ishobora gutuma ugenda ujya ahantu habi. Inshuti imwe ishobora kukwangiza ubuzima bwawe bw'iteka ryose, ukazajya mu kaga. Nyuma y'igihe ugasanga wahindutse umuntu utarigeze wifuza kuba uwo muntu. Niyo mpamvu ugomba kwitondera cyane abo wiyegereza, abo wegereza umutima wawe. Hari inshuti izaguhamagara ikubaza iti, uyu munsi umeze ute? Hari indi izakubaza iti, ese wasenze? Umeze neza? Mu mutima nta kibazo? Ntikubajije kugira ngo ikugenzure,
ikubajije kuko ikwitayeho. Hari n'igihe uzacika intege, hari igihe uzumva ibintu byose bigupfubanye ntacyo bivuze mu buzima bwawe, hari igihe uzumva nta n'umwe ukinakumva. Muri ibyo bihe nibwo uzamenya agaciro k'umuntu ugusengera. Ese wari ubizi ko buriya hari abantu banagusengera utabizi, bakagusabira amahoro ku Mana, bakagusabira n'ubwenge, bakagusabira imbaraga no kudacika intege. Abo bantu ushobora kuba uzi ko batabaho ariko babaho mu buzima bwawe. Yego si amafaranga baba bakongereye kuri ku makonte yawe, oya, ariko baba baguhaye ikintu gikomeye cyane, baba bagusabiye imbaraga zikomeye cyane kurenza amafaranga. Ikintu cya mbere, ikintu baguha gikomeye, baba baguhaye amahoro, baguha amahoro yo mu mutima. Kandi umuntu ufite amahoro yo mu mutima ashobora kongera kubaka ibyo yatakaje byose nubwo byaba bimugoye. Ariko umuntu watakaje amahoro nubwo yagira byinshi akomeza kubaho asa n'uwabuze byose. Ikibazo gikomeye, ariko niba ufite umuntu ugukunda akaba akuba hafi, uwo muntu ni mwiza ndetse aranagukosora, agufasha mu bintu byose, aguha urukundo, akakubwiza ukuri. Niyo yakubabaza araguhumuriza. Igihe wacitse intege yumva ibitekerezo byawe, akakongerera imbaraga mu buzima bwawe kandi akakwereka inzira y'Imana aho kukwereka inzira ikujyana mu bibi. Ntukamureke umuntu nk'uwo ndetse aba ari ingenzi cyane. Abantu nk'abo ntabwo baboneka buri munsi, bafate nk'ubutunzi bukomeye cyane, kuko rimwe na rimwe Imana ihindura ubuzima bw'umuntu ukoresheje undi muntu. Ariko nubwo kwegera Imana ari ingenzi cyane, hari ikindi kintu abantu benshi bakunda kwibagirwa. Hari abantu badutera kubaho twishimye, bakadukuraho umutwaro twari twikoreye, twababona mbese tukumva turuhutse, tukumva twishimye mu buzima. Aba rero nibo ba kabiri tugiye kuganiraho, abantu batuma tubaho tunezerewe. Reka nkwibarize ikibazo kimwe. Ni ryari uheruka guhura n'umuntu maze umutima wawe ukumva uraruhutse? Si umuntu waguhaye amafaranga cyangwa waguhaye impano, ahubwo ni umuntu waguhaye amahoro. Hari abantu iyo babonye ukumva umutima wawe uremerewe, umara iminota mikeya muganira, ariko iyo mutandukanye usigara wumva wuzuye ubwoba, ukumva urihebye n'ibitekerezo mbese ukumva byagiye. Ariko hari n'abandi iyo muhuriye hamwe ubuzima busa n'ubworoshye, iyo useka ndetse basekana nawe, iyo urira ntabwo bishima, barababara nabo, iyo utsinze barishima nk'aho ariho batsinze, iyo utsinzwe nabo ntibaseka, nabo barababara, bagufata ukuboko bakakubwira bati ntukihebe, ibi nabyo birashira rwose, turacyafite urugendo rurerure, ihangane. Abo bantu nibo Imana ishyira mu buzima bwacu kugira ngo udasenyuka. Hari abantu bakunda kubana nawe gusa igihe ibintu mbese bimeze neza, byarakugendekeye neza. Iyo ubuze akazi ndetse baragenda, ntabwo baba bakiri kumwe nawe. Iyo ubuze amafaranga ntibongera kuguhamagara. Iyo ufite ibibazo bahita babura umwanya, ntibongeye no kubabona mu buzima bwawe. Ariko umuntu ugukunda by'ukuri ntiyagukunda kubera icyo ufite, oya, ugukunda wakunambaho. Muri Bibiliya baravuga ngo inshuti nziza zikundana ibihe byose, ariko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uwo rero aragukunda kubera uwo uri we, ntazagutererana igihe ubuzima bugoye, ahubwo niwe uzarushaho kukwegera. Hari abandi bantu baguha agaciro, ntibagucire urubanza kubera amakosa wakoze, ntibahora bakwibutsa aho waguye, ahubwo bakwibutsa aho ushobora kugera, bakubona nk'umuntu ufite ejo hazaza, bakakubwira bati nzi ko ushoboye, nzi ko uzongera ugahaguruka. Aya magambo aragukomeza, akagufasha, biragufasha mu buzima. Ariko iyo hari umuntu wayumvishe, ahita afata icyemezo cyo kongera kubaho,
Aya magambo ashobora gusa n'ayoroheje, ariko hari umuntu wayumvise ahita afata icyemezo cyo kongera kubaho. Hari umuntu wari waracitse intege, yumva nta n'ukimwizera, yumva ntawe ukimuba hafi. Nta muti uruta kubaho ufite abantu bakwizera igihe nawe utakizera. Hari abantu bagusekesha, ariko si uguseka gusa ibingibi tuzi by'inyuma, bagukuramo agahinda, bagatuma wongera kubaho mu buzima bukiri bwiza. Bakakwigisha ndetse ko iyo ibibazo byabaye byinshi, umuntu ashobora gukomeza urugendo. Ejo bizakunda, wigira ikibazo. Amagambo nk'aya ahumuriza araguhumuriza. Ntibagusaba kuba intungane, ntibagusaba kudakora amakosa. Bagukunda ukuri, ariko bakagufasha kuba mwiza kurushaho. Ibyo ni urukundo nyarwo. Hari abantu bavuga ko bari bafite inshuti nyinshi, ariko ukuri ni uko si umubare w'inshuti, ni ukugushimisha, ahubwo ni ubwiza bwazo. Muri aba bantu batatu rero uko ukomeza kubagira, bagukunda by'ukuri, bakakwitaho, bakagushyigikira, bakakubwizanya ukuri, ndetse abo batatu bafite agaciro kuruta abantu 100. Bakumenya amazina gusa. Ntukiruke ushaka abantu benshi, shaka abantu nyabo, abantu bazakubwira ukuri aho kukubeshya kugira ngo ubishimire. Abantu bazakurinda gukora amakosa aho kugira ngo uhure n'abo ngabo bagufasha kuyakora. Abantu bazaguhumuriza aho kukurushaho kukubabaza, kuko ubuzima burahindagurika rega burya. Uyu munsi ni wowe ukeneye guhumurizwa, ejo ushobora kuba hari undi nawe ukeneye guhumurizwa. Iyo niyo mpamvu ugomba kubana n'abantu bafite umutima mwiza, abantu bagutera amahoro aho kugutera umunabi, abantu bagusigira inseko aho kugusigira amarira. Ariko nubwo amahoro n'umunezero ari ingenzi cyane, hari n'ikindi kintu gikomeye nacyo tutarenze ingohe. Hari abantu badatuma ubaho unezerewe gusa, ahubwo baguhindura umuntu ushoboye kugera ku nzozi zawe. Abo nibo tugiye kuvugaho muri iki gice gikurikira ndetse cya nyuma. Abatuma ugira intego yo kwiyubaka no gutera imbere. Abatuma ugira intego yo kwiyubaka ndetse no gutera imbere. Hari ikibazo abantu benshi batajya bibaza. Ese abantu turi kumwe baduteza imbere, cyangwa wumva baduha ibitekerezo byo gutera imbere, cyangwa ni ba bantu badusubiza inyuma? Nta muntu ugera kure wenyine, niyo yaba afite ubwenge bwinshi bungana gute, impano nyinshi cyangwa amafaranga menshi. Hari abantu baba baragize uruhare mu rugendo rwacu. Niyo mpamvu ugomba kwitondera cyane abo wemerera kugendana nabo cyangwa kukwegera. Hari abantu iyo ubabwiye inzozi zawe bahita baguseka, bagaseka cyane, ndetse bakakubwira bati ibyo ntibishoboka rwose, wibigerageza. Abandi bakaguca intege mu buzima bwawe bwose, ndetse bakakubwira ngo abantu b'iwanyu ntabwo bajya bakora ibintu n'ibyo, ntabwo bajya bagera kuri urwo rugero. Reka kwirushya, reka wirushya ugerageza. Iyo bateze amatwi igihe kirekire, amaherezo utangira nawe kwiyumvisha yuko ariko bimeze koko, ukumva nawe ucitse intege. Ariko hari n'abandi bantu baza mu buzima bwawe, iyo babwiye igitekerezo cyawe ntibahita, ndetse hari n'igihe batahita bagira icyo bavuga, ahubwo bakabanza bakagitekerezaho, bakaba bakubaza bati wabiteguye ute? Ni iki nakora ngo ngufashe? Abo ni abantu bubaka mu buzima bwawe. Ntibaguha amafi gusa, ahubwo ndetse bakwigisha no kuyaroba. Ibyo bikwiye. Ntago bagukorera ubuzima, bagufasha no kwiyubakira ubwawe. Hari abantu bazagukosora, kandi ukuri ni uku nguku. Umuntu ugukosora agushakira icyiza aba aruta wa muntu uguca intege. Ntabwo buri gihe ukuri kuryoha rega, ariko ukuri kurakiza. Iyo ufite umuntu ukubwira ati ibi wakoze si byo, wari ukwiye kubanza gutekereza. Ufite impano, ariko wari ukeneye kubanza kwiga kurushaho. Ntukarakare, mubone nk'umuntu ushaka
kukubaka mu buzima bwawe, kuko abantu bagukunda by'ukuri ntabwo barebera amakosa yawe ngo bakome amashyi, bahere ko bakoma amashyi bavuga ati wabigezeho, bagufasha kuyakosora. Hari abantu bishimira intsinzi yawe, yego, iyo ubonye akazi barakwishimira, iyo urangije ishuri barakwishimira, iyo utangiye n'umushinga mushya bakagutera inkunga aho kuguca intege. Ntibagire ishyari iterambere ryawe, rega abo bantu bameze gutyo bumva ko intsinzi yawe idakuraho amahirwe yabo. Abo bantu ni gake ariko bafite agaciro mu buzima bwawe, kuko hari n'abandi baguhora iruhande ariko iyo ubayeho neza umutima wabo ukababara, bakamwenyura ariko bakamwenyura imbere yawe, ariko inyuma barimo bakunenga, bagusenya, bumva nta kintu uvuze. Ntukemere ko abantu nk'abo baba mu buzima bwawe. Hitamo abantu bagutera imbaraga aho guhitamo abagukuramo imbaraga. Hitamo abantu bakubwira bati gerageza nanone byashoboka, ntucike intege, urashoboye, komeza ugerageze. Hari igihe amagambo 3 gusa ahindura ubuzima bwawe, kuko umuntu wari ugiye kureka inzozi ze ashobora kuzikomeza kubera umuntu umwe wamuteye imbaraga. Bityo rero niba ufite inshuti igutera gutekereza neza, igutera gukora neza, igutera kwiga, ikagutera imbaraga, ikagutera kubaha Imana, ikagutera no gukoresha neza wenda amafaranga yawe, ndetse igutera kugira indangagaciro nziza mu buzima bwawe. Inshuti nk'iyo icyo nagutangariza ntabwo uba ukwiye kuyireka. Abo ni abantu bagufasha kwiyubaka mu buzima bwawe, rega ni abantu bazakugeza heza. Kandi uzirikane ibi, ubuzima bwawe buzahinduka mbere y'uko amafaranga yawe ahinduka. Nibura hindura abo ubana nabo. Iyo uhinduye abo uganira nabo, iyo uhinduye abo ugisha inama ndetse ubigiraho, n'ubuzima bwawe butangira gufata indi ntera. Ese abantu ukwiye kwibaza ibibazo bivuga ngo ese abantu turi kumwe uyu munsi batuma ntegera Imana? Ese batuma mbaho mfite amahoro n'umunezero? Ese batuma niyubaka kandi ku buryo ntera imbere? Niba igisubizo ari yego, jya ubashimira kandi ubiteho. Rwose kubwira umuntu ngo urakoze ni ikintu cyiza cyane. Niba ari hoya rero, ntugatinye gufata icyemezo cyo guhindura abo wegera. Wibuke ko guhitamo abantu beza si ukwanga abandi, oya, biratandukanye. Ni uguhitamo ubuzima ushaka kubaho, kubana n'abatuma wegera Imana, abatuma ubaho neza, n'abatuma ugira intego mu buzima bwawe ndetse no kwiyubaka. Ni imwe mu mpano zikomeye ushobora kwiha. Niba iyi nkuru yakugiriye akamaro, sangiza n'undi muntu kugira ngo nawe yungukire kuri ubu butumwa. Niba utarakanda na subscribe, bikore nonaha kugira ngo utazacikanwa n'izindi nyigisho zizagufasha kubaka ubuzima bwawe bwiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, tuzongera kubonana mu yindi nkuru. Murakoze.